ndagusuhuje nguha ikaze kuri MG Ishimwe Samuel Official. Nk'ibisanzwe turabakunda. Ikindi uyu munsi twaguteguriye ikiganiro cyiza kuri ngahose byakugora kuri na n'ubu ntago wabimenya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku gitabo cyiza, igitabo gitangaje cyuzuye iby'ubugingo, igitabo kirimo ibisingizo, indirimbo, amateka, ibyiringiro, ubuhanuzi, amasezerano ndetse n'ibindi byinshi. Ese iki gitabo waba ukibazaho? Igitabo kigizwe n'ibindi bitabo muri cyo 66. Igitabo kigizwe n'amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Igitabo kidasanzwe ugiye gusobanukirwa muri aka kanya, icyo nta kindi ni Bibiliya. Reka dusobanukirwe na bamwe mu banditse Bibiliya. Igitabo cya mbere tugendeye ku rutonde rw'ibiri muri Bibiliya ni Itangiriro, cyanditswe na Mose. Igitabo cya kabiri Kuva, cyanditswe na Mose. Igitabo cya gatatu Abalewi, cyanditswe na Mose. Igitabo Kubara, cyanditswe na Mose. Igitabo Gutegeka kwa kabiri, cyanditswe na Mose. Igitabo Yosuwa, cyanditswe na Yosuwa. Igitabo Abacamanza, cyanditswe na Samweli. Igitabo Rusi, cyanditswe na Samweli. Igitabo urwa mbere rwa Samweli, cyanditswe na Samweli, Gad na Natani. Igitabo urwa kabiri rwa Samweli, cyanditswe na Gad na Natani. Urwa mbere rw'abami Yeremiya, urwa kabiri rw'abami Yeremiya. Urwa mbere rw'ibyo ku ngoma Ezira, urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma Ezira. Igitabo cya Ezira cyanditswe na Ezira. Nehemiya cyandikwa na Nehemiya. Esteri cyanditswe na Morodekayi. Igitabo cya Yobu cyanditswe na Mose. Igitabo cya Zaburi cyanditswe na Dawidi, Salomo ndetse n'abandi. Igitabo cy'imigani cyandikwa na Salomo, Agur ndetse na Lemuweli. Igitabo umubwiriza cyanditswe na Salomo. Indirimbo ya Salomo cyanditswe na Salomo. Igitabo Yesaya cyanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Igitabo Yeremiya cyanditswe n'umuhanuzi Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya yanditswe na Yeremiya. Igitabo Ezekiyeli cyanditswe na Ezekiyeli. Igitabo Daniyeli cyanditswe na Daniyeli. Igitabo Hosiya cyanditswe na Hosiya. Igitabo Yoweli cyanditswe na Yoweli. Igitabo Amose cyanditswe na Amose. Igitabo Obadiya cyanditswe na Obadiya. Igitabo Yona cyanditswe na Yona. Igitabo Mika cyandikwa na Mika. Nahumu, Nahumu. Habakuki, Habakuki. Zefaniya ni Zefaniya. Hagayi ni Hagayi. Zekariya ni Zekariya. Igitabo cya Maraki nacyo cyandikwa na Maraki. Reka dukomeze n'isezerano rishya. Igitabo cya Matayo cyanditswe na Matayo. Mariko cyanditswe na Mariko. Luka cyanditswe na Luka. Yohana cyanditswe n'intumwa Yohana. Ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka. Abaroma, Abakorino, urwa mbere rw'Abakorino, urwa kabiri rw'Abakorino, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, urwa mbere rw'Abatesalonike, urwa kabiri rw'Abatesalonike, urwa mbere rwa Timoteyo, urwa kabiri rwa Timoteyo, Tito, Filemoni, Abaheburayo. Izo nzandiko zose
zanditswe na Pawulo. Tito nuko ni Pawulo. Yakobo cyanditswe na Yakobo umuvandimwe wa Yesu. Urwa mbere rwa Petero n'urwa kabiri rwa Petero byanditswe na Petero. Urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, inzandiko za Yohana izi zose uko ari 3 zanditswe n'intumwa Yohana. Yuda, iki gitabo cyanditswe n'umuvandimwe wa Yesu Yuda. Igitabo giheruka ibindi muri Bibiliya ibyahishuwe cyanditswe n'intumwa Yohana. Hanyuma dushobora kwibaza byinshi mu mibare muri Bibiliya, tukibaza duti Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? Ni 66. Bibiliya igizwe n'ibice 1189, igizwe n'imirongo 31,101, igizwe n'amagambo 783,137, igizwe n'inyuguti 3,566,480, igizwe n'amasezerano 2, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Iyo ugisenguye neza usanga harimo amategeko 6,468, harimo ibiteganijwe birenga 8,000, harimo ubuhanuzi bwasohoye 3,268, harimo imirongo y'ubuhanuzi butarasohora ingana n'3,140, irimo umubare w'ibibazo 3,294. Ku buhanuzi butarasohora mvuze ko ari 3,140. Irimo izina rirerire ryitwa Mahalaleli-Hashi-Baze dusanga muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa mbere. Ikaba irimo umurongo muremure wayo tuwusanga muri Esiteri igice cya 8 ku murongo wa 9, umurongo ugizwe n'amagambo 78. Umurongo mugufi ukaba uboneka muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 35, ugizwe n'amagambo gusa Yesu ararira. Igitabo kiri hagati ni Mika ndetse na Nahumu. Hanyuma igitabo kigwa hagati ni Zaburi 117. Hanyuma igitabo kigufi, igice kigufi kikaba ari igice dusanga muri Zaburi imwe muri Zaburi 150, ikaba ari Zaburi 117. Ibi biba iyo dufashe buri Zaburi tukayibara muri ubwo buryo, kuko nk'uko mubizi Zaburi igizwe n'ibice 5, hanyuma igice kimwe muri cyo ari cyo Zaburi 117 ikubiyemo, niho tuba tubariye iki gice. Hanyuma dusanga igitabo kirekire igice kirekire muri Bibiliya. Iyo urebye neza usanga ari igice kiba muri Zaburi, ikaba ari Zaburi igizwe na Zaburi 150. Muri izo Zaburi 150 harimo Zaburi imwe y'119, ikaba igizwe n'imirongo 179. Igitabo kirekire nanone ni Zaburi kigizwe na Zaburi 150. Igitabo kigufi muri Bibiliya ni urwa 3 rwa Yohana. Hanyuma ijambo Imana rivugwa muri Bibiliya inshuro 3,000
358. Ijambo Uwiteka rivugwamo inshuro 7,736. Iyo tugiye ku banditsi dusanga Bibiliya yaranditswe n'abanditsi 40 batandukanye, imaze guhindurwa mu ndimi zirenga 1,200. nk'uko twabivuze, isezerano rya kera iyo ugiye kurebera ukwaryo rigizwe n'ibitabo 36, ibice 929, imirongo 20,023,114, amagambo 602,585, inyuguti 2,278 n'ijana, igitabo cyo hagati mu isezerano rya kera n'imigani, igitabo cyo hagati n'Iyobu, igice cyo hagati n'Iyobu, igice cya 20, umurongo wo hagati mu isezerano rya kera n'urwa kabiri ryo ku ngoma, igice cya 20, umurongo wa 17 n'uwa 18, igitabo kigufi mu isezerano rya kera n'Obadiya, umurongo mugufi mu isezerano rya kera n'urwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya mbere umurongo wa 25, umurongo muremure mu isezerano rya kera na Esiteri, igice cya 8 umurongo wa 9, igice kirekire tugisanga muri Zaburi, ikaba ari Zaburi y'119. Mu isezerano rishya ibitabo ni 27, ibice 260, imirongo 7,957, amagambo 1,080,552, inyuguti 838,380, igitabo cyo hagati nawe rwa kabiri kw'Abatesalonike. Hanyuma umurongo wo hagati tuwusanga mu Baroma. Hanyuma umurongo wo hagati nk'uko mbivuze tuwusanga mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 27 umurongo wa 17. naho igitabo cyo hagati kikaba ari urwa kabiri rw'Abatesalonike. Igice cyo hagati tugisanga hagati y'Abaroma, igice cya 8 n'icya 9. Igitabo kigufi ni urwa gatatu rwa Yohana, umurongo mugufi Yohana, igice cya 11 umurongo wa 35. umurongo muremure mu isezerano rishya tuwusanga mu Byahishuwe, igice cya 20 umurongo wa 4, ugizwe n'amagambo 68. Igice kirekire mu isezerano rishya ni Luka, igice cya mbere. Hari amagambo y'Igiheburayo 8,678, ayo mu Kigiriki 5,628, hakaba n'andi 12,143 dusanga muri King James Version. Bibiliya nk'uko twabivuze yanditswe n'abanditsi bagera kuri 40 badasangiye ubwoko, yanditswe mu gihe cy'imyaka 1,600, yanditswe mu binyejana, muri generations 40, yanditswemo indimi 3: Igiheburayo, Ikigiriki n'Urunyaramaya. yandikiwe mu migabane 3: Uburayi, Aziya na Afurika. Yandikiwe ahantu hatandukanye: mu butayu, mu ngoro z'abami, muri gereza, mu buhungiro, mu buhunzi, mu rugo, ndetse n'ahantu imbohe zabaga ziri. Yanditswe n'abantu bakora ibitandukanye: abami, abahinzi, abaganga, abarobyi, abakoresha b'ikoro, imiti, ndetse n'abandi. Yandikiwe ahatandukanye: mu ntambara, mu mahoro, mu bukene, mu bihe biteye imbere, mu bwigenge no mu bubata. Hanyuma tuvuze kuri Bibiliya
ntitwabivuga ibyayo ngo tubisoze. Icyo ibi byagufasha ni ukurushaho kugira amatsiko yo gusoma iki gitabo cyiza kandi gitangaje kandi kitagize icyo kibogamiyeho ku birebana n'abantu, nubwo cyanditswe kandi kikandikwa ndetse kikandikirwa ahatandukanye. Bose baruzuzanyaga, ndavuga abo banditsi, kuko umwuka wari ubayoboye ari umwe. Reka twese dusome Bibiliya. Ume Bibiliya ngo umbwire iby'ubugingo, ume n'amagambo Yesu yavuze, kuko ariyo meza amuhumuriza. Turabakunda. Ni M Ishimwe Samuel.